gusa z'ubuyobe akagenda. Ko hari inyigisho z'ubuyobe bw'ubwoko butatu dufite muri iyi minsi. Mumbabarire ndaza kubigisha gatoya. Inyigisho za mbere z'ubuyobe ni inyigisho zivuga ngo ubuntu buraduhagije. Ubuntu buraduhagije bayita ngo ni hyper grace, hyper grace. Iyo ni theology, igendana n'icyo bita ngo ni sécurité éternelle, eternal security. Akaze namwiriwe bakunzi ba Imurangamateka TV, tubahaye ikaze mu gitaramo cyo kuri mugoroba. Ibitaramo tugenda tugaruka ku by'amateka muri gakondo y'Umurenge, ibitaramo twibanda cyane ku ntware zagiye zigira uruhare mu kumenyekana, uruhare mu kwitangira abaturage b'inzirakarengane, uruhare mu buryo butandukanye cyangwa ubuzima butandukanye. Reka rero uyu munsi tugenda tugaruka kuri Dr. Apostle Paul Gitwaza wagiye wamamara agarukwaho cyane ahatandukanye mu bijyanye n'iyobokamana, umunyamurenge ugenda ugarukwaho muri Afurika ndetse akagenda agarukwaho no mu bihugu bitandukanye cyangwa imigabane itandukanye, akagenda agarukwaho kandi mu biyaga bigari, akagenda agarukwaho kandi mu kumenyekana ku buhanuzi butandukanye bwihariye, ubuhanuzi bufite imbaraga yagiye agaragaraho uyu mugabo ukomoka hano iwacu Murenge mu buhanuzi ahanurira ibihugu cyangwa imigabane itandukanye. Ibi ni ibintu abantu benshi, ihuriro ry'abantu benshi ryiganjemo abantu b'abanyabwenge bagenda bagarukaho batindaho, ndetse akaba izina rye rimaze kwamamara no kumenyekana ku isi hose. Uyu munsi rero uyu mugabo ufite inkomoko hano iwacu Murenge ndetse akaba ari umunyamurenge niwe tugenda dukoraho tugaruka mu gitaramo cy'amateka cya Imurangamateka TV. Dr. Apostle Paul Gitwaza araza mu bagabo ba hano iwacu Murenge bari mu iyobokamana, uza avugwa cyane hatandukanye nk'uko twari tubabwiye. Uyu mugabo kandi ni umugabo uba ushobora kuba yahagarara avuga amasaha agera muri 5 cyangwa amasaha agera muri 2 cyangwa amasaha agera muri mu isaha imwe, avuga amagambo y'ubwenge ababwira bagiteza amatwi kandi bamwumviriza cyane. Ni umugabo kandi intwari hano iwacu Murenge wagiye ugaragara uvugwa kandi mu bijyanye n'iyobokamana. Ni umugabo wagiye uyobora seminari zitandukanye cyangwa uhugura mu mahugurwa atandukanye, arizo seminari zitandukanye ku migabane itandukanye, seminari ziganjemo abanyabwenge bihariye cyangwa abanyabwenge batandukanye kuva mu bihugu bitandukanye. Ni umugabo kandi wagiye utumirwa wifuzwa cyane n'abantu bagiye bamenyekana cyangwa bakomeye batandukanye. Tuze tugenda tubikoraho mu mateka incamake ye tugiye kuza twinjira mu mwanya. Dr. Apostle Paul Gitwaza kandi araza ku isonga mu ntwari z'Umurenge mu bijyanye n'iyobokamana, wakwirakwije amatorero hafi mu bihugu byose bigize isi. Uri umusonga rero wirirwa wambaye amabiju mu mujyi anwingira akubita hari, warangiza ugashaka kurongora, uzarongora ute? Nta kazi ugira, wirirwa ugenda uri umusonga rero n'amasheneta mu gurumete yuzuye umutwe n'ijosi. Hano ninde uzagukunda? Nta mugore ukunda uburegeye, ubuntu buregarega mu muhanda. Umugore akunda umugabo ukora. Donc tuzagusengera yego, abakobwa bakumve kandi bagukunda, ariko umuntu wo kwirirwa agenda n'amaparfe mu muhanda no umuhungu. Dr. Apostle Paul Gitwaza akaba ari umwe mu bakozi b'Imana cyangwa abagaragu b'Imana batumiwe mu irahira rya perezida wahoze ari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Barack Obama, wayoboye iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda zigera kuri 2. Uyu mugabo rero akaba yari umutumirwa mu irahira rye, ndetse by'umwihariko akaba hawe gusenga muri iryo rahira ry'umukuru w'igihugu cyangwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr. Apostle Paul Gitwaza intumwa y'Imana akaba yaravukiye mu gace ka Bijombo mu mwaka w'1972, akaba yarabyawe n'umubyeyi wagiye umenyekana cyane mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa wagize uruhare mu guharanira agakiza ndetse no kubwiriza ubutumwa bwiza budakoza isoni muri gakondo y'Umurenge no kubyaza abenshi ubutumwa. Akaba yaravukiye rero muri ako gace ka Bijombo, akaba yarigiye amashuri y'abanza cyangwa ayisumbuye ahoza mu gace ka Bijombo cyangwa mu karere ka Bijombo, ndetse aho yaje gukomereza kaminuza ye muri Lubumbashi mu ntara ya Kisangani sari muratwihanganira, niho yaje gukomereza amashuri ye ya kaminuza. Nyuma y'icyo gihe rero haje kuba intambara ahatandukanye muri Kongo. Muri iyo myaka haje kuba intambara za Kisangani. Dr. Apostle Paul Gitwaza rero akaba yarakomeje yerekeza mu gihugu cya Kenya, aho bivugwa ko yahakoreye naho imirimo y'ibitangaza, imirimo itandukanye, harimo gusengera abantu, ndetse bizwi ko hari ibikorwa yakoze yo by'indashikirwa mu bitangaza agenda akora ahatandukanye. cyangwa kwiga ibijyanye na Bibiliya muri icyo gihugu cya Kenya.
nyuma rero yaje kugaruka ava muri Kenya mu gihugu cya Kenya azagaruka mu gihugu cy'u Rwanda aho yaje gutangiza minisiteri ye ariyo yaje gukura ikaba yaravuyemo iri torero ryitwa Zion Temple. Iri torero rikorera hatandukanye ku isi cyangwa Apostle Paul Gitwaza yagiye amenyekana cyane cyane agitangira mu ruhare cyangwa ku ruhare rwo gusengera Afurika ndetse no kugaruka ku buryo Afurika igomba kwiha agaciro cyane cyane nizo nyigisho zagiye zimuranga cyane cyane agitangira ndetse no guhanurira Afurika nk'uko twari tugiye tubikoraho kugeza ageze cyangwa ateye intambwe yo gushiraho igiterane ngarukamwaka cyagiye cyitwa Afurika Haguruka. Iyi Afurika Haguruka ikaba yarigiye atumiramo aba pasiteri cyangwa abayobozi b'amatorero akomakomeye cyane abayobozi bazwi mu buryo bwo gukora ibitangaza akaba aribo yagiye agarukaho ndetse atumira mu buryo butandukanye. Iki giterane ngarukamwaka rero kikaba cyaragiye nacyo kigira uruhare mu kuzamura izina rye no kubaka izina rye uyu mugabo wagiye umenyekana cyane cyane. Dr. Apostle Paul Gitwaza akaba yaratangiriye ivugabutumwa cyangwa akaba yaratangiye ivugabutumwa byeruye mu gihugu cya Kongo aha bivugwa ko yatangiye gusenga akiri muto cyane mu myaka ubwo yatangiriye muri Sunday School cyangwa ise amutoza. Turebe rero uruhare rw'uyu mugabo mu buzima bwo muri gakondo y'Umurenge yaba yarahindukiye akagira icyo akora muri gakondo y'Umurenge. Ese uyu mugabo ko yagiye akera cyane abari Murenge izi mbaraga cyangwa iri zina ryamenyekanye baba barizireka ibyo tugenda dukoraho tuze mu bitangaza agiye akora hanyuma dusoze igitaramo cy'amateka y'incamake ya Dr. Apostle Paul Gitwaza. Muri gakondo y'Umurenge cyangwa hano y'Umurenge wacu ni agace kari kazwi ko kibasiwe n'intambara ndetse kubera intambara zitandukanye nyuma yaho haje kuba andi mateka mabi y'inzara yagiye iranga uduce dutandukanye cyangwa uturere dutandukanye imirima ntebe ikera amasambu y'abaturage ntabe akera abantu bahinga ntibeze no kuvuga ngo habaga igihe cyangwa periode y'inzara ikibasira abaturage mu duce twose ugasanga abaturage habayeho guhangayika ni ikintu cyari kimaze kuba kumenyerwa ndetse ikaba ari ikintu abantu bagerageza kwitegura ariko nanone ubushobozi bitewe n'ubushobozi bwo muri karere ke mu misozi y'Umurenge ugasanga guhangana n'icyo kibazo kubera ko nta bakora babayo abantu bari batunzwe n'inka ariko ugasanga inka nazo kuzikoresha mu gihe cyo gusaka nabyo ni ibintu bigenda bigora kubera ko ni igihe cyari gihindutse ariko kitarigeze kubaho igihe cyo guteza kubera ko igihe inzara hano yarije muri iyo myaka mike ishize cyane. Uyu mugabo rero yatangije gahunda y'ibiterane Dr. Apostle Paul Gitwaza yo gukoresha ibiterane muri gakondo y'Umurenge gusubirayo bitewe n'umutwaro yarahafitiye. Igihe kimwe rero yasubiyeyo n'ibyo biterane byari maze kuba ingaruka mwaka ariko imbogamizi yagiye ibamo n'imbogamizi y'umutekano muke ndetse n'inzira na security mu nzira abaja ku mugutano cyangwa ku giterane banyuragamo. Icyo kibazo rero cyari gihangayikishije abantu abari hano muri gakondo y'Umurenge arabari hatandukanye kubera ko umunyamurenge wese yaba ruri hano yaba ruri y'Umurenge yaba rura hatandukanye twese tuba duhuje ikibazo cyangwa tuba dusangiye ikibazo rero Dr. Apostle Paul Gitwaza amaze kujayo yamaze kumenya ko iki kibazo kiriyo ndetse mu giterane asaba ubutaka cyangwa igitaka gisanzwe abwira abantu ngo nimumuzanire igitaka agisengere hano muri gakondo y'Umurenge ubwo yariyo bamuha igitaka aragisengera amaze kugisengera acaturaho amagambo akomeye cyane amagambo aremereye aravuga nti ubutaka turabusengeye Imana ibuhumanure hanyuma abaturage nibahinga beze abaturage bazabivuge nk'amateka abaturage bagire ubuhamya bazavuga tugarutse hano kubijyanye n'ubutaka dusengeye abizaturaho amagambo nk'umukozi w'Imana wambaye imbaraga ndetse abihumekeraho n'umwuka hanyuma ubwo butaka arabujugunya bisanzwe. Icyakurikiyeho rero muri uwo mwaka amateka yahise ahinduka uwahinze wese yarejeje amateka ahita ahinduka muri gakondo y'Umurenge ni ibintu buri wese yakubwira n'ubuhamya abanyamurenge bari muri gakondo y'Umurenge bafite n'ubuhamya bwagaruye amateka ndetse bugarura n'agaciro bukuraho icyo cyago cy'inzara cyari cyugarije abaturage cyari kimeze nk'umuvumo ndetse uyu mugabo Dr. Apostle Paul Gitwaza avumura ubutaka ku manywa y'ihangu ubwo yari Murenge muri icyo giterane cyangwa muri umugutano yarimo ubwo Bugesera agace kitwa Bugesera kari kibasiwe n'inzara cyangwa imvura itagwaga muri ako gace ubwo uyu mugabo yakagezemo rero yakagezemo asanga nabwo abaturage bahangayitse asanga abaturage inzara ari nyinshi icyo yakoze rero yabasabye ubutaka abasaba n'amazi cyangwa igitaka basaba n'amazi bwa butaka arabuvuguta buhindura kondo ngo arangize arabusengera arangije kubusengera rero abwaturaho amagambo arimo imbaraga z'Imana hanyuma rero ngo buce imvura bwahise bucya uwo munsi bavuga ko imvura yahise irwamo. Reka tugaruke kandi muri Kongo Kisangane aho Dr. Apostle Paul Gitwaza yigiye ishuri rya kaminuza aha biravugwa ko inshuti ye
biganaga cyangwa bari babanye mu buzima bumwe n'ubundi yaje kubura umubyeyi we mu mama yitaba Imana. Uwo mugabo rero iyo nshuti ya Dr. Apostle Paul Gitwaza ahamagara Gitwaza ababaye cyane arira avuga ko mama we yarangije yitabye Imana. Kubura umubyeyi burya biba biteye gahinda cyane, nuko Dr. Apostle Paul Gitwaza yumva imbaraga zo kwizera zimujemo, asaba ndetse aje kureba iyo nshuti ye ndetse asaba abaganga kuba yareba umurambo w'uwo mubyeyi. Abaganga baza kubyemera ariko bumvaga ko nta bwenge burimo ndetse bakumva ko ari nk'ubusazi kureba umurambo ngo ubashe kuba wawusengera. Bumvaga ko bitumvikana ariko baje kumureka, burya imbaraga z'Imana ntabwo zibasha kwimirwa. Dr. Apostle Paul Gitwaza rero arimo asenga cyangwa arimo asenga yibutse ko Yesu yazuye Lazaro, ndetse adasenze cyane ahubwo yahamagaye izina gusa, nuko nawe abigenza atyo aramuhamagara ati mama kanaka byuka. Uwo mumama yahise abyuka, abantu barakizwa, benshi mu baganga baraho ndetse n'abandi baje gushungera ubu butumwa cyangwa iki gitangaza kiba cyarakijije abantu benshi muri ibyo bitaro byo muri Kisangani. Nawe muganga wasekaga ko ari ubuswa gusengera umurambo ndetse nawe ari mu bakijijwe ndetse no gufata ingamba zikomeye uwo munsi. Reka tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma tuzevugana ku musozo w'igitaramo cya Imanega Amateka TV. Bakunzi bacu turabakunda, abo tugenda dukorana ibitaramo, abagenda batwumviriza imigoroba itandukanye. Reka dusimbire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero tuze kugana ku musozo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari mu ivugabutumwa rero uyu mugabo Dr. Apostle Paul Gitwaza asengera abantu kubera ko nibyo akunze gukoresha. Amaze kubwiriza, umudamu umwe aramwegera ukuze cyane amubwira ko afite ikibazo atabyaye kandi abaganga batabona indwara. Ahera ko asenga mu magambo magufi, aramubwira ngo n'ingaruka nzumve amakuru meza hano yawe. Dr. Apostle Paul Gitwaza yitabye telefone rero yaramaze kugaruka haciye igihe ndetse yarabyibagiwe, ari ku kazi hano ku biro bikuru cyangwa kuri siège cyangwa muri Edicot ahakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ya wa mubyeyi amubwira ko ara wa mubyeyi aramwibwira bisanzwe byumvikana, amubwira ko abaganga hari icyo babonye ariko bamusaba kuzagaruka, ndetse abaganga nuko rero umumama cyangwa uyu mudamu yaje gusubira kwa muganga, aza gusubirayo bamupimye basanga afite impanga, afite amahasha mu nda. Uwo mugabo w'umudamu rero wari ukuze cyangwa umubyeyi wari ukuze aza kubyara abana b'amahasha. Mu gitaramo cya Imanega Amateka TV bakunzi bacu tuzabategurira ibi gitaramo kirambuye, amateka arambuye. Turimo kwagura uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa turimo kwagura uburyo bwa tekinike mu buryo tuzabaganirira igitaramo kirambuye cy'amateka yihariye ayo twagiye tunyurayimo yose mu ncamake. Mukama ari kumwe na Dawudi. Reka tugane ku musozo, turabakunda cyane, iyo mpamvu tugenda tubasaba uramutse uba interested wakora subscribe hanyuma kugira ngo uzukurikirana ibitaramo by'intwari ziganjemo izo muri gakondo y'umurenge n'andi mateka atandukanye yihariye. Reka tugihinire hano rero. Uwiteka akomeze bazigame, Uwiteka akomeze abarinde kandi abarindane n'ibyanyu, barindane n'ibyo mutunze. Bye bye. Thank you.